niyo yonyine ifite ubushobozi bwo kureba mu nda, kuko dufite ubuhamya bw'abantu benshi bagiye bavuga ngo ntuzabyara, ntuzatwita, ngo nyababyeyi yavuyemo, ariko kubera Imana, haleluya, kubera Imana yo ireba bitandukanye nk'uko abantu bareba, niyo yonyine ifite ubushobozi bwo kuvuga ngo uzabyara cyangwa se ntuzabyara. Kwanza nta no kutabyara Imana ntigikangana, ahubwo itanga ihumure mu izina rya Yesu. Kwiheba nshuti humura, umwami Yesu yaranesheje, ibyo ubona byose bikugose, uhumure Yesu muri kumwe. We kwiheba nshuti humura, umwami Yesu yaranesheje, ibyo ubona byose bikugose, uhumure Yesu muri kumwe. Amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo, tukabibona nk'ibitariho, tukagendera mu butsinzi. Amahoro y'Imana nshuti mudahema kudukurikirana umunsi ku wundi kuri Irankunda TV. Aka niko kanya ngo twongere tubabwire yuko twongera kugaruka ku munsi wa none tubazaniye amakuru menshi agiye atandukanye, ariko uyu munsi wa none tukaba twakiriye umukozi w'Imana Eric. Amahoro y'Imana bane nawe. Amen, amen, nawe muhorane. Umeze gute? Meze neza cyane. Uyu munsi tuzaniye iki se? Uyu munsi ni ubutumwa bwiza, indirimbo, ubuhanuzi bw'Imana. Haleluya. Binyuze mu ndirimbo. Yego. Rero watangira wibwira abantu ukadusengera, ubundi ugatangira ubutumwa watuzaniye. Yego, murakoze. Amazina yanjye ni yandi Iradukunda Eric. Maze iminsi nahari kubera impamvu z'akazi kenshi, ariko ubu ngubu nahageze kabisa, naje tugiye kujya tubana umunsi ku wundi. Amina. Yego. Urakoze cyane, reka dutangire udusengera kugira ngo twiragize Imana. Yego. Mana, mu izina rya Yesu turagushimira, turaguhimbaje, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uri Imana y'amahoro, uri Imana igira neza bugacya bukira. Nyemera nanone muri aka kanya tuje kuvuga ineza yawe, tuje kuvuga amashimwe wagiye udukorera, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngwino bane natwe muri iki kiganiro, ibyo tugiye kuvuga ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe ari ryo, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Imana iguhe umugisha. Niba hari ubutumwa ugiye kuduha, niba ugiye kutunyuriramo, kuko tubizi ko uri umuhanzi, uri umuramyi. Ntabwo ndi umuhanzi, ahubwo ndi umuramyi. Uri umuramyi. Yego. Rero twakwakira ukaduhereza iyo ndirimbo yawe kugira ngo abakunzi bawe bakomeje kugenda badusaba bavuga bati turashaka noneho yituririmbira live, apana kuba yenda yaba iri muri studio. Aka niko kanya rero ngo bagukurikirane. Karibu. Murakoze cyane. Ndabasuje cyane nanone, mwongere mwiyumvemo ikaze. Amazina ni yandi Eric. Tugiye kubana mu kanya ko guhimbaza Imana no kwiramya, kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze buzamuke, abatari bihana babashe kuba bakwihana binyuze mu ndirimbo. Mbibutse yuko kubwiriza atari cyo kintu cyane umuntu yakora kugira ngo undi abe yakwihana. Ashobora no kumva indirimbo yonyine. Urugero, hari ubuhamya bw'abantu nzi bw'iriya ndirimbo ya Ben na Chance ivuga ngo niureba mu nda y'ingumba akabona ishyanga rikomeye, nta kimwe kimunanira arashoboye. Yes,
hari ubuhamya bw'abantu nzi batari bakijijwe ariko bacyumva iyo ndirimbo bari bamaze imyaka 13, ariko bakimara kuyumva iyo ndirimbo ngo niwe ureba mu nda y'ingumba. Icyo cyonyine gusa. Two twagiye gutarama mu gihe kwa kundi y'abaramyi tuba turi hanze tutarinjira, mba ndagacuranze ngo iyo ndirimbo ni yande, ni y'abaramyi bahimbaza Imana. Ngati niba ureba mu nda y'ingumba ikabonamo ishanga rikomeye. Tuganiraho gatoya abasha kumbwira ubuzima bwiwe, mpita mvuga ngo niwe ureba mu nda y'ingumba. Njye sinarebamo, umuganga yareba akakubwira ko utazabyara, ariko Imana y'amahoro, haleluya, Imana y'amahoro niyo yonyine ifite ubushobozi bwo kureba mu nda, kuko dufite ubuhamya bw'abantu benshi bagiye bavuga ngo ntuzabyara, ntuzatwita, ngo nyababyeyi yavuyemo, ariko kubera Imana, haleluya, kubera Imana yo ireba bitandukanye nk'uko abantu bareba, niyo yonyine ifite ubushobozi bwo kuvuga ngo uzabyara cyangwa se ntuzabyara. Kwanza nta no kutabyara Imana ntigikangana, ahubwo itanga ihumure mu izina rya Yesu. Hari indirimbo nkunda, reka aba ariyo tubanza, ni gatoya cyane. Ahantu hose 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 muzambona iyi ndirimbo, yewe narayihawe mbese 2024 we, iyi ndirimbo niyo yansigiye. Ni ya yindi ivuga ngo navuye mu byaha mva mu butware bw'isi, ninjira mu burukiro bw'umukiza Yesu. Navuye mu byaha mva mu butware bw'isi, ninjira mu burukiro bw'umukiza Yesu. Mana we, ubu ndashinganye, ngenda n'amahoro, bugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Mana we, bugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Ayiwe, bugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Mwami wanjye Yesu, uri ngabinyigira, ungosa imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. Ungosa imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. Mwami wanjye Yesu, uri ngabinyigira, ungosa imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. Ungosa imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. Haleluya. Turashimira Imana y'amahoro yuko itugose impande zose. Asifiwe sana. Turashimira Imana itugose imbere n'inyuma. Urabizi umuntu yuteguye umushinga runaka, umuntu arakubwira ngo nkuri inyuma, yewe ni umuntu ukuri inyuma, ariko Imana yonyine iravuze ngo ikugose imbere n'inyuma. Dushimira Imana y'amahoro yuko ibera ahantu hose icyarimwe. Dushimira Imana y'amahoro yuko 2024 twayivuyemo amahoro. Nubwo ushobora kuba waravuyemo urwaye, ariko shimira Imana ko utapfuye. Nubwo wavuyemo 2024 warabuze amafaranga yo kwishyura inzu, ariko ntibagusohoye, shimira Imana y'amahoro. Dushimira Imana yuko ba nyirinzu bakunda kubita ngo
ba nyir'ibyondo. Dushima Imana yuko nubwo abantu b'Imana tugeraho tugasa nk'abakwazitse, tugasa nk'ababuze amafaranga, ariko yemwe ba nyir'inzu bacu Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha cyane. Dushima Imana yuko 2024 yaturindiye abana, icyo ni icya mbere, iturindira abagore, icyo ni icya kabiri, iturindira imiryango yose, aho uvuka kwa nyoko bukwe ndetse n'iwanyu, ubwo ndavuze kwa mabukwe n'iwacu, inshuti n'imiryango mwese yarabarinze. Nubwo ushobora kuba waragize ibyago, ihangane. Umuririmbyi niwe waririmbye ngo we kwiheba nshuti humura, umwami Yesu yaranesheje, ibyo ubona byose bikugose, uhumure Yesu muri kumwe. We kwiheba nshuti humura, umwami Yesu yaranesheje, ibyo ubona byose bikugose, uhumure Yesu muri kumwe. Amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo, tukabibona nk'ibitariho, tukagendera mu butsinzi. Amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo, tukabibona nk'ibitariho, tukagendera mu butsinzi. Haleluya! Dushima Imana y'amahoro yuko ari itanga amahoro. Umuntu yakubwira ngo ntacyo ngo waye amahoro, ariko none n'uyu munsi cyangwa se ni muri aka kanya, ariko ejo cyangwa se mu isaha iri imbere waba ubona ibintu by'umuntu. Dushima Imana yuko ariyo yonyine itanga amahoro. Amahoro itanga, yewe amahoro atanga Yesu ntagira akagero, ntarondoreka. Mbese amahoro ya Yesu atanga, amahoro Yesu atanga aba ameze special, aba ameze neza cyane. Rero ikintu nakwifuriza muri aka kamwanya, ikintu nakwifuriza, Imana y'amahoro yaguha amahoro atandukanye n'ay'abantu batanga. Haleluya! Dushima Imana y'amahoro yuko ari itanga amahoro. Kuko umwami wanjye ari imbere yanjye, sinzanyeganyezwa habe namba, ndakomeye ndashikamye sintinya, umurengezi wanjye ariho. Haleluya! Kuko umwami wanjye ari imbere yanjye, sinzanyeganyezwa habe namba, ndakomeye ndashikamye sintinya, umurengezi wanjye ariho. Umurengezi wawe ariho none, n'ejo azaba ariho, azahora. Upfa kuba umurengezi wawe ari Yesu Kristo wenyine, kuko ushobora kugira umurengezi. Hari abantu tumenyere bagira umurengezi ngo nje ndamutse ndwaye ngo nahita mpamagara Rama, nahita mpamagara Shangazi, nahita mpamagara etc n'abandi bose. Ariko umurengezi wawe niba ari Yesu Kristo, azahoraho ibihe byose. Nta kintu nakwifuriza nko kuba waba ufite umurengezi wenyine ari we Yesu Kristo, kuko niwe utajya ugira garanti, kuko niwe utajya uhemuka, niwe utajya ukoza isoni. Nka wa muririmbyi yaririmbye ngo
abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Mana ntumeze nk'abantu wicuza icyo wavuze, kandi ntukora nk'abantu. Aleluya. Ntabwo ijya ikora nk'abantu, kuko umuntu arakora akagucyurira. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo nk'iyo twakubonanye. Mana we, turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo nk'iyo twakubonanye. Dushima Imana y'amahoro yuko muri uyu mwaka twabonye imirimo y'Imana, twabonye ukuboko kwayo, twarakubonye, twabonye Imana itambuka n'amaguru. Ni kumwe mu bacu yavuze. Twabonye Imana ikora 2024. Twabonye Imana tujya muri gereza baradufunga baradufunga, yewe Satani afite imbaraga, ariko rwose nubwo ari umurwanyi si umunesha. Shima Imana y'amahoro yuko ariyo yonyine ibasha, yagushyira mu kibazo ikakigukuramo. Satani agushyira mu kibazo ariko ntiyakigukuramo, ariko Imana yo yonyine ibonye uri mu kibazo ihiteze ikategukuramo. Ati ngwino mwana wanjye, yo nibutse ugusirimba kwawe, yo nibutse gusenga kwawe, yo nibutse abantu wagiye ufasha, yo nibutse mbese yemwe. Ikintu nakubwira, nujya ugera mu bibazo ujye ugerageza wibutse Imana, uyibwire uti Imana ndakwibukije. Wibuka ukuntu nakubyiniye ukambwira ngo undinze amaguru yanjye kubera kubyina, ukabwira ati wibuka yuko twasezeranye nawe umbwira yuko nzakurinda, ngo imvi zawe zizaba zizarinda ziba uruyenzi. Uribuka umbwira ngo ntuzanteza abantu, yemwe ukayibutsa. Ibutaha ni ingaruka tuzaganira ku kintu cyo kwibutsa Imana neza, ukagirana amasezerano n'Imana, nayo ikagira ibintu iguhindurira. Banza uyizere wumve yuko neza ko ariyo yonyine yavuze. Dushima Imana y'amahoro yuko rero ijya ikora imirimo n'ibitangaza. Reka dusenge tubasabire umugisha mwese, Imana ikomeze ibane namwe mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye kuri Imana ikora, tugushimiye yuko Imana igira neza bugacya bukira. Aya masaha, uyu mwanya wa none, turagushimiye yuko hari ibintu by'imbaraga uje gukora muri aba bantu bamwami. Hari abantu bo muri Canada, hari abantu bo muri Amerika, muri Australia ndetse na Uganda ndetse na Congo. Hari abantu uje gukuraho igisebo mu izina rya Yesu. Ndagushimiye yuko hari ibintu by'imbaraga uje gukora muri uyu mujyi wa Kigali, muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ndagushimiye yuko utanze amahoro utanga kuko ntagira akagero. Urakoze, urakarama rero, icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.